umusirikare n'urukundo rw'igihugu, intare itagira ubwoba, ahagarara nk'urutare mu nkuba, aho abandi biti kuzimu wahita imuhira. Mu rugendo rwose rukomeye rumugeza ku kuba intwari, bimusaba imyitozo y'akataraboneka. Ujya ukurikirana imbuga nkoranyambaga, wabonye umusore witwa Rwiziringa, ndabizi ko mumuzi. Ufite amatsiko yo kumenya nimba ari umusirikare cyangwa atari umusirikare cyangwa aba mu nzego z'umutekano, kubera imyitozo y'akataraboneka mwamubonanye ku rukuta rwe rwa TikTok. Uyu munsi tugiye gushira amatsiko. Rwiziringa ni muntu ki? Ese yigeze aba umusirikare? Ese ni umusirikare? Ibyo akora yarabyize bimeze gute? Twitwa Be Proud, reka amatsiko ashire. Ku ntango ubundi umunsi w'uyu musore ubuteye ute? Mu gitondo saa 12:45 Rwiziringa arabyuka akiragiza Imana nk'ibisanzwe, ngo biragoye kuvugisha undi muntu atari yavugisha Imana isumba byose. Yarangiza agakora amasuku, akisukura ku mubiri we, yarangiza agategura ibikoresho bye, akajya mu myitozo ituma abaho. Dusanze Rwiziringa aho aterera ibyuma, mujya mubibona yari gutera ibyuma. Ndi kumwe n'inshuti ye bagendana bakorana bya hafi mu dutendo twose akora, aba bari kumwe. Tugiye gukora challenge kugira ngo twereke abantu koko k'ibintu Rwiziringa akora bitaba birimo edit cyangwa se ibindi bikabyo cyangwa ibindi bintu cyangwa atari AI. Muri ubwo buryo ikintu tugiye gukora giteye ubwoba, ariko ndagikorana n'inshuti ya Rwiziringa bagendana kugira ngo ikimba nawe kimubeho. Reka mwakire bro, witwa nde? Nitwa Mr. Sibo. Mr. Sibo? Yeah. Bro, tugiye guhagarara kuri kiriya giti Rwiziringa ari guterera icyuma. Muri kukibona? Ndimo ndakibona. Ndakibona kiriya giti. Narangiza atera ibyuma, kwebwe igiti kituri hagati. Cyane rwose nta kibazo, nta kintu yadutwara. Sure? Sure, kuko imyitozo arayifite ihagije. Byarangoye gufata icyemezo kuko nari mfite ubwoba ko nahasiga ubuzima cyangwa nkahakomerekera bikomeye. Ariko Mr. Sibo, inshuti y'akadasohoka ya Rwiziringa, yo ntacyo byari biyibwiye. Yaramwenyuraga ikanyuzamo ikambwira iti humura, ibi ni ibisanzwe, Rwiziringa afite imyitozo ihambaye. Duhagaze hano, igiti kituhagaze hagati hano, naho Rwiziringa akorera imyitozo ye yo gutera icyuma, kugira ngo tubereke neza ko ibi bintu ataba ari ibintu yeditinze cyangwa se yahimbye. Duhagaze hano, igiti kituri hagati, ngiye n'umujama wa Rwiziringa. Bro, mfite ubwoba, ngiye suko kubeshya. Ntabwo bufite mwana? Shange ntabwo mfite. Ntabwo bufite? Umura wigira ubwoba. Twari duhagaze aho urupfu rwotera izuba. Twari dukikije igiti Rwiziringa agiye kuromberezamo imbugita ze. Imbugita ifite uburebure bwa santimetero 40, inches 16, impande ebyiri zityaye. Aha, ariko burya rubanda turanatinyuka. Intego yari ugusuzuma igipimo cya Rwiziringa. Twegereye igiti kitujya hagati, turahindukira, dutera umugongo Rwiziringa, tumutegeza imitwe, ibitugu, umugongo ndetse n'inkokora z'ijosi, back of the neck. Hagati yacu na Rwiziringa harimo intera ya metero 12. Wow. Come on guys! Hey! Wow! Wait, see? Wow, bro, ko bikome. Bro, chiku. Kugikuramo. Cyo cyageze kure. Bro, you're amazing, bro. Hey! Nabifite ubwoba ari. Bro, usi ako iyahusha gato kigafata umugongo. Umva umugongo ari kuburangiye. Ko. Ngaho ibi bidahagije, Rwiziringa tubwiye ko agiye kutwereka ibyo tutari twabonesha amaso yacu. Ngibyo nawe amaze iminsi yitoza ariko atarakora. Noneho yaratujyana mu nzasazo iwabo w'ingona mu mugezi wa Nyabarongo. Yifashishije umurunga we muremure, yatangiye kushumika bikomeye ku migani iri ku nkombe.
burya koko ngo Nyabarongo yicu yizaniye narinzi kangaha ho noneho birangiye. Nigeze ngerageza ibintu byose ibitendo byose numva nabikora bigakunda cyane ko nge naciye ukubiri n'ubwoba. Iki nicyo gihe rero ngo mu gihe kinini maze kigera ku myaka irenga 5 nitoza kuba nakwambuka Nyabarongo with only rope, nkoresheje umugozi wonyine. Naje gusanga bishoboka kandi I have to try. Ngomba kubikora, ndabizi neza ko binashoboka. Burya ntabwo hakomera amaboko cyangwa se amaguru, ahubwo hakomera umutima. Ibyo niho bigomba gukoreka kandi turi kumwe. Mu buhanga butangaje n'umutima ukomeye, Rwiziringa yatangiye kwambuka umugezi wa Nyabarongo akoresheje umugozi. Njyaho nari magaze, usibye ubwoba ahubwo no guca mu rufunzo, ipantaro yanjye yari yatose. Hejuru ho nari namaze guhindura, umupira wanjye ari wanduye bikomeye cyane. Ubwoba bwinshi nari mfite ndetse n'amatsiko, negereje ko Rwiziringa yambuka umugezi akagera hakurya ku nkombe. Ntiyantengushye, mu gukomeza kunyereka ibitendo yarambutse agera hakurya. Ukeka ko ibyo nari maze kubona byari bihagije? Oya, Rwiziringa arambwiye ati reka ngukorere ikindi gitendo, reka nkujyane ku butaka bw'urupfu. Yaragiye kumanuka urutare rufite uburebure bwa metero 20. Mu bitendo byinshi Rwiziringa yakoze uyu munsi, aratubwiye ati mureke manuke ku rutare rwa metero 20 mu bujyakuzimu. Murabizi ko twagiye dukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko ahangaha ho ubwoba ni bwinshi kuruta ibyabaye mbere. Ntabwo nzi ko biri buze kurangira. Ari hariya hejuru ngira ngo muri kumubona, ari kwitegura, ari kwambara kiti ziwe kugira ngo amanuke. Yatubwiye ati ibi ngibi ni ibintu byoroshye. Yafite ubwoba pe. N'ababeshye nahamagaze kugira ngo murire banyurije bahankize. Akura umusore kumanuka hano ko sinzi ko biri buze koroha. Kugeza kuri uyu munota n'aya magingo, amatsiko yarakiri menshi kuri Rwiziringa. Ese Rwiziringa ni muntu ki? Ese abarizwa mu nzego z'umutekano?
icyo cyo reka kibe ikinyoma iteka ryose. Umuntu wese kibe ikinyoma kuri buri muntu utekereza ko Rwiziringa ari umusirikare cyangwa ari umupolisi. No bazabibwira azabihakana. Rwiziringa ni umuntu usanzwe bakunda kwita ngo ni umusivile. Rwiziringa ni umusivile ahubwo nuko akunda ibintu akora kandi akisanisha nabyo. Birasobanutse neza. Rwiziringa ntakora mu nzego z'umutekano ndetse ntihigeze anakoramo, ntihigeze agira n'izo nzozi. Ese ubundi inzozi za Rwiziringa zari izihe? Igitekerezo cyo gukora ibi bintu cyaturutse he? Ese yabyigiye hehe? Abikora gute? Muri ibi bitendo byose akora ni ikihe gitendo yakoze kikamugora? Igitekerezo ku bwanjye numva ntawe nagishije inama, ahubwo narebye uburyo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane ko nkunda imyidagaduro, numva bigomba kumvamo nanjye nkabikora. Ndumva nta handi, ntabwo icyuma cya mbere cyafashe, ariko kubera experience nagize muri uwo munsi, kuko nshobora kuba narize gutera icyuma nibura amasaha 6 mu masaha y'umunsi. Amasaha 6 nayamaze ntera icyuma, kigwa nkifata nongera nkitera, kigwa nkifata nongera nkitera, kugeza igihe amasaha 6 ashiriye. Ariko hakaba nubwo nkiteye kigahamye. Icyuma nkitera ndabyibukana nagiteye, naravuze ariko se wafata ibyuma bibiri cyarimwe nkabitera, ntabwo byafata yuko n'ubundi kimwe nyohereza kikagenda kigafata. Noneho mbyohereje uko ari bibiri birakubita biragongana, aho bikubise kimwe kiragwa ikindi kiragaruka kiranjomba. Nyiri gisebe hano ukuntu. Gutera icyuma abantu benshi ntabwo babizi, ariko gutera icyuma ni umukino ukinwa ufite aba champion kuri iyi si. Buri mwaka haba abantu bahatanira igihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu gutera icyuma, ariyo game bita knife throwing. Yego, ndumva aho rero niho nshobora kuba narakuye ubumenyi, kwiga nkareba ese uriya muntu kujya mu marushanwa yo gutera icyuma gitera gute, ese abigenza ate, ese yitwaza iki, cyangwa se nyine muri we ni iki kimufasha. Umunsi nigiyeho gutera icyuma ni nawo nahamije icyo nateraga. Ibitendo byo buriya icyo nabivugaho ni ibintu nakoze, si ibintu mfite ubumenyi, nta hantu nabyigiye, ahubwo kwiyumvamo ko ikintu nkishoboye, nkanareba ndetse n'abandi bantu babikora mu buzima busanzwe nk'akazi, aho ndumva nshobora kuba mfite aho nigiye, kuba numva mbishaka, ariko nanone nkumva nkagira umuhate wo kwigana ababikora. Nizeho ibintu bijyanye no kuba nakina amatiatre, ndumva ariho nahereye, kuko n'ubundi bisanga ikintu ukora ugikore wagiteguye. Turabizi ko akenshi bari amakinamico, ibintu byose biboneka kuri internet cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ni amakinamico. Rero nafite ubumenyi bukeya, ariko ku kijyanye no gukina amatiatre apana kuba mu mafilime. Mu gutegura ibi bikoresho byatumye tugira amatsiko y'uburyo abibonamo n'uburyo atunze ibi bikoresho. Ese ubundi byavuye he? Imyenda, mpereye ku myenda, ni ibitambaro nidodeshereza, ntabwo ari imyenda yabugenewe cyangwa se ari imyenda ituruka ahantu ariko kazi ije gukora, ije muri training. Ni imyambaro nidodeshereza mu bitambaro. Hanyuma gloves izi gamba nambaye zo, aho wajya hose mu bigo cyangwa se mu ahantu bakora siporo, bacuruza ibikoresho bya siporo, gazi bazihari. Gusa izi zizwi n'ubundi muri siporo nizo zikoreshwa. Bagamba nambaye mu mugongo nayo ziba zihari ku masoko, uragenda ukayigura. Gusa ikintu giba gihari, itandukano ry'ibintu ngiye nkora, nuko binsaba kuba mfite complete uniform ihuye n'ibyo ndimo gukora. Ikindi kintu, imikandara nayo irahari hanze ahangaha. Sinzi ngo ntabwo nakurangira mvuge ngo ugenda ushakira ahangaha, ariko umukandara nawo ubuhari, nayo ibihari imikandara. Ndumva ibikoresho byose, inkweto nazo ndibaza n'ama shop
ahantu bagurishiriza imyambaro ibikoresho bijyanye n'ikintu runaka ugiye kukoresha wazibona inkweto nazo ntabwo ari ibintu nihariye njyenyine ni ibikoresho bisanzwe. muri karitsiye aho atuye biragoye kubona umuntu utamuzi. Ni inshuti ya bose nka ya radiyo, ariko akarusho akaba ari inshuti y'abana y'akadasohoka. Kugira umutima mwiza no gufasha ngo ni ibintu yavukanye mu maraso ye. Ibi wabihamirizwa n'abaturanyi be batakijyana abana babo kubogoshesha mu masaro ngo kuko biboneye kimyozi w'ubuntu Rwiziringa. Ni Rwiziringa mwiza mu byo akora, mwiza mu babana nabo mu buzima bwa buri munsi. Ku musozo, ese Rwiziringa ni izihe nzozi afite? Ni ikihe kintu yifuza kuzageraho? Nge nzakora amafilime arimo ikijyanye na action, imirwanire, martial arts, kurwana cyangwa se ubuzima busanzwe, tragedy, comedy. Yego niyo ntego yanjye uko numva nzabigeza ku rundi rwego kandi bitari kera kuko imyaka buri ibidusiga. Ntabwo ikintu utakoze uri muto wagikora ushaje ngo bizakunde. Nzubaka uruganda rwa sinema ruremereye ku rwego umunyarwanda cyangwa se umuntu wese uzaba uri inyuma y'igihugu cy'u Rwanda ariko yumva ikinyarwanda azaterwa ishema n'uruganda mfite rwa sinema.